Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data. Nizere ko Imana y'amahoro ikomeje kubana namwe. Natwe turaho, turi amahoro, Imana iraturinze. Ni kuri Maranatha mu kiganiro cyacu nk'uko bisanzwe. Ni umunsi wa 10 w'igisibo. Iyi Mana icecetse. Ijambo ry'umunsi. Imbaraga z'ituze ry'Imana n'ibyiringiro mu gihe idasubiza ako kanya. Hari igihe usenga ugahamagara Imana, ugaca bugufi, ugakoresha uburyo bwose bwo gusenga, guhendahenda ndetse no kwinginga, ariko igisubizo ukagitegereza ukagiheba. Hari igihe wumva Imana icecetse pe, ariko si uko iba idahari. Muri ibyo bihe niho igikorwa cyayo gikomeye kiba kiri gukorwa, ibiri kugukurikirana kandi icecetse. Reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Turasoma ibice 9, duhere ku murongo wa 3, twumve uko hatubwira. Mpanga amaso Umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga niyiriza ubusa. Nambara ibigunira nisiga ivu. Senga Uwiteka Imana yanjye, nyaturira nti, Nyagasani Imana nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo. Twaracumuye tuba ibyigenge, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka, tuva mu mategeko n'amateka yawe. Ntitwumviye abagaragu bawe b'abahanuzi. Bajyaga babwira abami bacu n'abatware bacu n'abasekuruza bacu n'abantu bo mu gihugu bose mu izina ryawe. Nyagasani, gukiranuka ni ukwawe, ariko ibyacu ni ugukorwa n'isoni, nk'uko bibaye ubu ku Bayuda n'abaturage b'i Yerusalemu n'Abisiraheli bose ba bugufi n'abatuye kure mu bihugu byose, aho wabirukaniye ubahoye ibicumuro bagucumuyeho. Reka dusome n'ibice 10 ku murongo wa 2. Haranditse ngo, muri iyo minsi njyewe Daniel namaze ibyumweru 3 ndira, nta mutsima naryaga nubwo ari mwiza, nta nyama cyangwa vino, ntacyo nasamiraga, kandi sinihezuraga kugeza aho ibyo byumweru uko ari 3 byose bishiriye. Ku murongo wa 11 haranditse ngo, arambwira ati, yewe Daniel mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira, haguruka weme kuko uyu munsi ngutumweho. Amaze kumbwira iryo jambo, ndahaguruka mpagarara ntengurwa. Ahera ko arambwira ati, witinya Daniel, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Ariko umutware w'ubwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayire, umwe wo mu batware bakomeye, aza kuntabara ntinda mu bami b'Ubuperesi. Noneho twumvise neza uburyo umuntu asenga akinginga, kandi Imana ikabyumva, ikaba iri gukora, wowe ugategereza igisubizo ukakibura. Nyamara atari uko Imana yakumvise, ahubwo hari igihe ihitamo gukora bucece, hari n'igihe Satani yitambika kugira ngo ibyawe utabyakira, umugisha wawe utakugeraho.
turebe hariya Daniyeli yamaze iminsi 21, nyamara agitangira gusenga Imana yaramwumvise, ihita yohereza ibisubizo bye. Marayika aramanuka abizanye, hanyuma atangirwa n'ubwami bw'iyi si, ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Nibwo bwamutindije kugeza igihe Imana yoherereje ubutabazi bwihuse, yohereza marayika Mikayire ushinzwe intambara. Iyo icecetse ibihari ntabwo ijya idusiga, ntiduhana, kandi ntabwo ijya ivuga amasigara byicaro humura. Imana ntabwo isakuza nk'uko abantu basakuza. Ubushobozi bw'Imana bugaragarira mu ituze, ntabwo ari mu rusaku. Guceceka kwacu bidufasha kumva umugambi wayo. Iyo tugiye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 42 uhereye ku murongo wa 14 ukageza ku wa 16, Imana yacecetse igihe kirekire, ariko itegura inzira, ibayobora aho batabona, aho batari bazi ko banyura. Imana ntabwo iba icecetse yicaye, ahubwo iceceka iri mu kazi. Imana iri mu kazi, witinya. Twumvise urugero rw'uburyo Daniyeli yasenze. Hari igihe dusenga turi mu rusaku, hari igihe dusenga twariye twavutuye, hanyuma ibiryo bikatubuza umutekano mu nda. Icyo gihe biri kukubuza umutekano, amasengesho yawe akaba arimo kirogoye. Ariko umukozi w'Imana yariyirije, ntiyanywa amazi, ntiyarya n'ibiryo nubwo ari byiza. Nujya gusenga ntugahuruze imbaga, ahubwo jya ujya ahantu hiherereye, nuko uhamagare So wo mu ijuru. Ese ibi twabishyira mu bikorwa gute? Fata iminota 10 cyangwa 15 ujya ahantu hiherereye, wihererane n'Imana, hanyuma wicecekere, uceceke, ureke Imana ituze ryayo rimanuke. Birumvikana ko mbere y'ibyo byose ubanza kwiyeza no kwitunganya nk'uko Daniyeli yabigenjeje. Ijambo ritubwiye ko Daniyeli yarize, akihana, akitera ivu, akambara ibigunira, akareka ibyo kurya n'ibyo kunywa. Nawe biragusaba kujya ahantu hatuje, ukabanza ukihana ibyaha byawe, yewe n'iby'inzu urimo, n'ibya bene wacu buriya tujya tubyihana, ukabwira Imana ibyo byose, warangiza ugatuza, ugategereza icyo ivuga, kuko hari igihe ireka tukabanza tukavuga, hanyuma yo ikaza mu ituze. Hari igihe kandi iyo utacecetse ngo uyihe umwanya, nayo yicecekera rwose. Yego, duhugijwe n'ibintu byinshi, imirimo itandukanye, akazi, amatelefone, amamesaje, guhamagara n'ibindi. Twarangiza tukavuga ngo erega turi busy, ngo turi mu gihe cyo kutaboneka, ndi busy, nta mwanya mfite. Iyo minota 10 naho Imana ntayo mfite. Nyamara hari amasaha n'amasaha upfusha ubusa, ntacyo uri kwinjiza, ariko uyafashe ugasenga Imana, Imana yo mu ijuru yo iba iri kugukorera imirimo bucece. Saba Imana kukwigisha guceceka. Ni ubwenge, ni ukwiringira umugambi wawe. Kandi si byiza ko abantu bamenya ibyo uri gukora, bikore mu ibanga, kuko iyo umuntu amenye kuri gusenga ntacyo biba bikigufashije. Imana itugirire neza. Zaburi ya 62 umurongo wa 1.
aranditse ngo umutima wanjye uturize Imana yonyine, niyo agakiza kanjye gaturukaho. Yewe hari icyo ukwiriye kumenya. Menya ko mu ituze no mu guceceka no mu kwitonda harimo igisubizo. Ese imbaraga zo guceceka ni izihe? Imbaraga zo guceceka zituma ukora ibintu byawe bucece, kandi muri uko guceceka ukaba uri kuganira n'Imana mu mutima. Iyo dufashe urugero rwa Yesu, uburyo yacecekeye imbere ya Pilato, turabisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice 27, umurongo wa 12 kugera ku wa 14. Icya kabiri, hari uguceceka k'ubwenge no guceceka k'ubwoba. Iyo tugiye mu Mubwiriza ibice 3 umurongo wa 7, hitamo icyo uzakora. Iyo ucecetse neza, iyo ucecetse rwose witonze, uha Imana urubuga rwo gukora bucece, igakora ibyawe, kandi wajya kubona ukabona byakemutse byose. Umubwiriza 3:7 haranditse ngo igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga. Buri kintu cyose cyagenewe igihe cyacyo. N'igihe cyo guceceka rero ni ingenzi mu buzima. Guceceka si ubuswa, ahubwo ni ugucengerwa n'ibyo uzi, maze amahame yawe agahabwa umwanya. Niba uhaye Imana umwanya ikagukorera itishama. Imana y'amahoro itwigishe guceceka. Icyo ukwiye kumenya rero ku guceceka, kwiga guceceka si ukwibagirwa inshingano. Kwicecekera imbere y'Imana ni uburyo bwo kumva neza imigambi yayo. Ntukivune umutima. Ikintu cyose cyihishe mu ituze ry'Imana, kandi kiza buhoro buhoro. Imana ishimwe. Saba Imana ikwigishe guceceka. Birimo ubwenge, birimo ubuhanga, kandi bizana kwiringira. Kandi tumenye neza ko guceceka byemeza umutware. Umunsi Yesu yacecekeye imbere ya Pilato, Pilato yashatse uburyo bwose yamukiza, ariko rubanda ruranga. Imana yacu itugirire neza. Ese muri iyi minsi urabona Imana yaragucecekanye? Birashoboka. Kandi buriya Imana igira ibintu bitatu. Igira yego, igira tegereza, ikagira na oya. Ibyo byose ibiguha mu ituze, nta rusaku. Tuza rero, Uwiteka arakuzi, kandi ibyo umubwira arabyumva. Ntago yakwibagiwe, ntago yagutaye, nta nubwo afite umugambi wo kuguta, kuko aradukunda. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana. Mana ihoraho, Mana ishobora byose, tumaze kumenya neza yuko ujya utuza ugaceceka, kandi igihe ucecetse bisobanuye ko uri gukora imirimo ikomeye mu ibanga. Twigishe natwe guceceka, tuguturize, tugutegereze, nk'uko Danieli yagutegereje, kugeza igihe marayika amuziyeho akamusobanurira impamvu y'uko ibisubizo bye byatinze. Natwe twigishe rero mu gihe nk'iki ngiki, kandi utwereke neza uburyo twabasha gukora iby'ubutwari.
urakoze ko wumvise gusenga kwanjye. Ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu mbisabye nizeye, amen. Mugire umunsi mwiza.